evangelist. Era mama era evangelist, una kibaro ngaro ngose. Una kibaro ngoko. Ariko Imana wote kwa kwizerwa. Mu bantu bageze igihugu cy'u Rwanda leta miliyoni iravuga ngo Kristo ndamuhindurize namugize umwungeri. Sobanura Imana igerageze kumugera. Rero ayo mavuta muyuba atekereza ko Kristo abana mu pastor ashobora kumugera Rwanda rwose tutawaba kabisa. Tugiye guhura n'igitangaza mu minota. Haleluya. Amen. Reka dukomere umwami wawe. Uyu munsi turanezerewe cyane, dushima Imana cyane. Baririmbyi barakoze, Imana ibahereze umugisha mwinshi, baradutaramiye cyane. Haleluya. Mbere y'uko ugira umwanya mfata ndabanza gushima Imana. Uyu munsi ndashima Imana yuko ndi kumwe na mama wanjye wo mu mwuka. Ndakubaha cyane, niwe wandeze mu buryo bw'umwuka. Kuba nitwa Kristo uyu munsi yabigize uruhare, reka tumukomere amashyi menshi cyane. Ndashima Imana ko uyu munsi ndi kumwe na papa wanjye wambatije. Ambatije mu mazi menshi. Pastor Cyuma warakoze cyane. Reka ahaguruka yasubize. Nakomere Imana amashyi cyane. Haleluya. Nari ndimo kubwira mama hariya ngo ntabwo nari nkwiriye kwicara kuri iriya ntebe yicaye hariya. Byakagombye kuba namwimukira akajya hariya, kuko kuba nitwa Kristo ndi umugabo ushima Imana, nuko ari wowe wambyaje ubutumwa bwiza akatuma mfana na Kristo nkazukana na Kristo. Dukomere Imana amashyi. Ndashima Imana cyane ko ndi imbere yanyu, nuko Pastor Samuel agiye kwakira Didi wanjye ariwe pastor wanjye wo mu mwuka, ari nawe wansengeye ubushumba. Reka yinjira tumukomere amashyi. Ndakubwiriza mukamugereza haguruka tumwakire. Haguruka tumwakire. Haguruka kugereza tumwakire. Haleluya. Reka twongere dukomere Imana amashyi. Barimo gushima nshimira niba urugendo rwose umuntu aba yaragiye haba hari amaboko yagiye amufata akamuza, kandi ayo maboko udakwiriye kwirengagiza. So rero ndashima Imana ko Dadi wanjye yinjiye mu iteraniro uyu munsi wa none. Imana ihabwe icyubahiro. Ni papa wanjye wo mu mwuka, niyo mpamvu narivuze ngo tumukomere amashyi menshi cyane. Tumwongera n'imbabazi nawe mu cyubahiro cye. Imana imugirire neza kandi umugisha uyu munsi. Haleluya. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rito, kuko biba bigoye cyane kuvuga ababyeyi bawe bari imbere. Ubundi umwana ntabwo aba akwiriye kuvuga ababyeyi bari imbere, ariko ndizera yuko yampaye uburenganzira bwo kuvuga mbere. Haleluya. So uyu munsi turishimye cyane, turanezerewe cyane.
sinzi niba ari iteraniro cyangwa yagiye turirimba akaririmbo kamwe. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo ukora byose Mana rwose birahebuje. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo ukora byose Mana rwose birahebuje. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose Mana, haleluya, byose birahebuje. Imirimo yawe Mana we byose Mana we ibyo ukora byose Mana byose birahebuje. Icyo kirutera Mana duhora turirimba tuvuge haleluya, imirimo wakoze. Icyo kirutera Mana duhora turirimba haleluya, ukitangaza ku ijambo rivuga ngo umuntu uba muri Kristo Yesu n'ubana na Kristo n'uba kuri Kristo Yesu. Nitwa Danilo Kristo, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana benshi. Bijya bigora kuvuga ngo mfite abana babiri kuko mu rugo hari abana barenga bane batoya, so bijya bigora rero kuvuga ngo mfite abana babiri kandi nabo banyita data. Ndi umukristo, ndi umushumba, nsengera mu itorero Imbaraga z'Amasengesho Amahoro. Uyu munsi wa none twagiye ubuntu bwo kuza imbere yawe, vuga ngo ubuntu Imana icyubahiro. Hari ahantu hari Imana idukura ikadushyira ahandi hantu nyamara itigeze ikura, itigeze ihakura abana, ariko twebwe ubuntu nibwo bwatugeze abo turibona. Komera Imana imusubize cyane. Uyu munsi ubuntu bw'Imana bwatumye uza guterana muri runo rusengero, haba ari mu kabari, hari abari mu bindi bitandukanye, hari abari muri bizinesi, ariko ubuntu bw'Imana bwakuzanye kugira ngo uyu munsi ubone ukuboko kw'Imana. Ndagutangariza ngo uyu munsi hari icyo ubuze kubona gikomeye ku buzima bwawe. Komera Imana imusubize cyane. Tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu uri muri Kristo Yesu niwe bivugiyeho cyane, si kuvuga umuntu ubana na Kristo n'uba kuri Kristo Yesu. Hari abantu abarokore abari mu rusengero duterana nabo, tubana nabo, tuba mu nzu y'Imana, ariko aba bantu batabana na Kristo, babana na Kristo bakaba kuri Kristo ariko ntibari muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira uri muri Kristo Yesu ngo umuntu azacirwaho iteka na rimwe. Ariko umuntu uba mu rusengero akaba ari mu rusengero aririmba, akora imirimo yose yo mu nzu y'Imana, yatendeka amateraniro yose abana na Kristo, uyu niwe azacirwaho iteka. Imana icyubahiro.
Bibiliya iratubwira muri Yohana agira ngo mu gice cy'umunani aratubwira ngo uyu muntu ngo yabaye umuhati Kristo, ariko umuntu uri muri Kristo Yesu birajyana nateme y'iki giterane cyacu kivuga ngo guhembura. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu, uyu mugoroba Imana iraza kumuhembura. Hari undi buzima Imana iza gushyira mu buzima bwe, ibintu bigatungana bikamera neza, amateka y'ubuzima bwe agahinduka. Nari kubwira ngo hari kumubwira ngo ndibuka ukuntu twazaga kunywa amata mu rugo, inzara yaratwishe, ariko ubuntu bw'Imana bwaraduhembura. Bwira mugenzi wawe uyu munsi uraza guhembura. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana kabiri rimwe. Bana banjye bato tabandikiye ibyo kugira ngo udakora icyaha. Cyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu biravuze ngo afite umurengezi, ariwe Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'ibyo bari ku isi yose. Amen. Gatanu noneho 5:18 byose kuri 20. Tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ngo tuzi ko umuntu wabyawe n'Imana adakora iki? Adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda. umuntu Imana yabyaye biramurinda, kandi wa mubigo ntabagite ntabakora. Tuzi ko turi ab'Imana, aho ab'isi bose bari mu bubi, ariko ab'isi bose bari mu bubi. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge, ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo Mana y'ukuri, n'ubugingo buhoraho. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu icyambere ajya amahoro mu mutima. Igihe cyose intambara yose yishe, Uwiteka araguhereza guhembura. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu Uwiteka kugira ngo umurinda mubi. Niyo watanye ukaba mu mugambi w'Imana, Kristo aramanuka akaza akavuga ngo ndi kumwe nawe, humura, nzagendana nawe, humura, ibibazo byawe nzabirangiza. Ahora akubwira ngo tuza ibyakurwanyaga izabikura. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu igihe cyose ahorana amahoro yo mu mutima, ntabwo ahanganye. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu igihe cyose yatendeburitse, agira marayika w'Imana uza kumubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Iyo bakurwanyije, Imana iraza ikakubwira ngo humura, ni jye Mana yawe, nzakurengera ibibazo byose. Uwiteka ari kumwe nawe. Matayo Yesaya 56 ntabwo turi wasuri 60 aratubwira ngo uyu muntu abyukana kurabagirana. Igihe cyose yabyutse abyukana kurabagirana kudasanzwe. Bibiliya iratubwira ngo izakenyurusa abantu imwambike uyu muntu uri muri Kristo Yesu. Umuntu uri muri Kristo Yesu ikintu cyose asabye Imana irakimuhereza. Bibiliya itubwira muri Yesaya 59 ukuboko kwe kwaheze ariko gukora mu rugo kwe kwapfira ariko gutwumva. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu, ukuboko kw'Imana guhora ku buzima bwe, guhora ku muryango we, ukuboko kw'Imana guhora kumuhembura igihe cyose. Reka dutangarize uyu mugoroba, hari marayika w'Imana uje guhembura abana b'Imana. Yongere gutinya
agakora imirimo y'ibitangaza. Niwe Yesu yaciye umugambi yigisha arangije aravuga ngo niba umubyeyi ashobora guhereza umwana w'umuntu umugati, umwana usaba umugati ntamuhereze, yamusaba ifi ntamuhereze inzoga, ngo jyewe data wa twese nzabura gute kubibahereza? Uyu mugoroba icyo tuza gusaba Imana, reka abatakarize w'Imana iraza kukituhereza byanze bikunze. Imitima yacu tureke itungane imere neza. Hari marayika w'Imana wabanuye ibisubizo ku buzima bwawe. Uyu mugoroba gerageza wawe bimenyageze. Uyu mugoroba Imana igiye kukwibukira. Reka mvuge ku bantu bari bari muri Kristo Yesu. Daniyeli yari muri Kristo Yesu. Bibiliya iratubwira ngo bamujugunya mu rwobo rw'intare bamujishije gusenga, ngo nuko baramanuka ngo bajya mu rwobo rw'intare, kuko Kristo ari muri twebwe natwe tukaba muri we. Ngo arangije kubwira intare ngo uyu munsi niyizi, intare ziramwumvira. Bwira mugenzi wawe ku kibazo ufite uyu munsi kigiye kukumvira. Iyo nzakora ndiho murize Imana ari gukora Imana hasi akugiriza Imana y'ubu kuko ikibazo basaba uburyo bworoha bimanije kugisubiza izina rya Yesu. Ni umugabo bita bagabo batatu bita Sadraka, Meshaki na Abedenego bari muri Kristo Yesu. Ngo nuko ngo bamanuka mu itanura ry'umuriro. Uri muri Kristo Yesu, Bibiliya ivuga ngo nawe yaba yarapfuye ngo azagira uti azazuka. Hari ibintu byari byarapfuye uyu mugoroba bigiye guzuka muri Kristo Yesu. Hari ibintu byari byaraze ariko kubera ko uri muri Kristo Yesu bigiye gutangira guzuka mu izina rya Yesu. Birashoboka yuko wacuruzaga n'ibyemere ati uyu mugoroba bigiye gutangira gusuka amazina. Amen. Bibiliya itubwira ngo bajya mu itanura ry'umuriro. Umugabo Nebukadineza barangije barabitegereza cyane. Reka mubwire, iyo uri muri Kristo Yesu bakakujyana mu nzu y'imbohe, ntabwo ujyamo wenyine, ujyanamo na Kristo. Iyo uri mu nzu y'imbohe ntabwo uri wenyine, ujyanamo na Kristo. Iyo baguhaye puriyafe, Bibiliya itubwira ngo niba barabanje kubanga ninjye babanje. Iyo Yesu yaguhaye puriyafe akakubwira ngo sohoka, ntabwo aba agusohoye, aba asohoye Imana. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu, Imana igukura muri ka kazi urimo bakajya kubona bageze muri iyi nzu nziza idasanzwe. Iyo baguhaye puriyafe ntabwo baba bakwangirije, wakomeye Imana urashyeshya. Komera Imana gusa. Wakomera Imana gusa. Urusengero barazamuka, usengera pastor, uyu mubyeyi ekogarafi yanjye iyi Imana irambwiye ngo bamubwiye ko azabyara umukobwa, ariko njye Imana yanjye irambwiye ngo azabyara umuhungu. Kabiri, uhereye umunsi wa none ibitero mu Rwanda nabyo byari bimaze igihe. Imana irambwiye ngo birambye. Igitangaza cy'Imana, Imana irambwiye ngo uzafatirwa n'inda uri mu muhanda, uzaba utari mu rugo, uzaba utari no mu rusengero, uzaba uri mu muhanda usa n'uri gukora na siporo.
Imana irambwiye ngo ntizagufatira, uzagenda wiruka ngo bahite bakujyana kwa muganga. Gatatu, Imana irambwiye ngo uzabyara umwana mwiza cyane. hari abasimu batwiheresha ntibongere kwiba kuko baba bafite ubwoba bwinshi cyane. uyu munsi ubwo baburanye hari nawe y'Imana waje gukora ibintu. ubundi bwiza ngombwa y'Imana basiga Imana bose muri Imana ubundi ukora abakuze kugaragaza uzarebe umuntu ufite ishami ry'urusengero n'umuntu ukorana n'imyuka y'ubupfumu ntabwo yishimiye igitangaza cy'iki cya mugenzi we. niba utakugira icyo upfana n'abapfumu iwawe mukaba mudafite yiwe nawe kuri Imana ashoza kuri Imana ashoza ubwiza Imana y'umuntu. Haleluya, haleluya. ntabwo Bibiliya itubwira ngo kubera ko Abisiraheli bari bari muri Kristo Yesu ngo babyaraga ngo n'abaganga batari bagira ute batari bazi, Imana izaguhereza kubyara n'umuganga atari yahamye. Haleluya, cyane haleluya, cyane haleluya. Mbega abantu bateraniye umugoroba bakomeye Imana amashyi none niba muri Kristo Yesu bakomeye Imana amashyi cyane. Pastor nawe iki giterane uzakora igiterane kimwe n'ibyo nibuka mu gihe urusengero. nyuma y'ikindi cyasigaye kimwe Imana izatwohereza ahantu uzajya gukorera kandi ahantu basaba umugisha ukomeye cyane kuko Imana irambwiye ngo ijya kuzana umugisha ukawurimbutse, yajya kuzana umugisha ukawurimbutse, yajya kuzana umugisha ukawurimbutse. ntabwo Imana rero itanga umugisha abantu bahora biruka biruka. uyu mugoroba Imana irambwiye ngo bitangaze nyuma y'iki giterane hari igiterane kimwe Imana yo kuguhuza n'umuntu akubwire ngo kora iki kintu. wasaba Imana kugira ngo uguhereze Imana iramuguhaye. kandi igihe ujya gukora iki kintu mbonye papa wawe, mbonye papa wawe, papa wawe usakutiye byanze urareba byanze nk'umubyeyi agira igitekerezo mu mutima bishobora gutanga muri Imana basiwe cyane. Haleluya. uyu mugoroba umuntu uri muri Kristo Yesu icya mbere Imana imuhereza amahoro, icya kabiri Imana imuhereza uburinzi. Imana imuhereza iki? uburinzi. niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo yamanutse ngo bamanutse mu muriro ngo Uwiteka barangije ngo bamanukana nabo ngo umwana bajya kureba basanga harimo abagabo bane ngo kandi bari bashikiyemo ngo abantu batatu. uyu mugoroba Imana igiye kuguhereza uburinzi ugiye kugira ubuzima. uyu mugoroba ntabwo Imana itongera kukureka gutyo, igiye kuguhereza umurinzi ku buzima bwawe. hari umurinzi Imana igiye kumanura ku buzima. ibibazo byaza kugahangayika, reka mubwire ngo nibizere Imana uyu mugoroba ntabwo uri bwongere guhangayika kuko hari umurinzi w'Imana. kubera yuko icya Imana iguhereza umugisha. ngo abantu Imana ibamenye kera mu biganza byawe nzafite ibiganza byawe gusa. Imana itanga umugisha. uyu mugoroba Imana igiye kuguhereza 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 umugisha. oya kumenya Imana amashyi kuko umugisha w'Imana. uyu mugoroba Imana igiye kuguhereza umugisha. abantu bari muri Kristo Yesu. Bibiliya itubwiye ngo ibahereza umugisha. gatatu, niba usenga Imana umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu udasubiza, ubana na Kristo vuba muri Kristo Yesu. cyane ko ndemera ko ishuri ry'Imana ribaho ariko ishuri ry'Imana riba rigera bikava. gatatu, uyu mugaragu wawe umuntu uri muri Kristo Yesu Satani aramwanga, kandi iyo amwanze aramwanga akongera akamwanga. iyo amwanze
imana imanururiza bwabo bukaba ku buzima bwe. Reka mubwire ngo uyu munsi kubera ko uri muri Kristo Yesu hari ubuhembo buri ku buzima bwawe. Haguruka dusenge Imana. Ijambo ry'Imana tubwira mu Baheburayo 11 ngo kwizera, ngo uyu muntu agira kwizera. Umuntu uri muri Kristo Yesu agorana kwizera muri we. Iyo intambara zije arazibwira ngo ntambara muceceke kuko hari Imana ibana nanjye. Icya gatatu, uyu muntu uri muri Kristo Yesu ngo ntakora ibyaha ngo abe mu byaha, ahubwo iyo akoze icyaha amenya yuko yagikoze, akamenya guca bugufi akihana, akamenya gusanga Imana agakiranuka mu buzima bwe. Umuntu uri muri Kristo Yesu ntabwo aba mu byaha, iyo ahora yejejwe kandi atungana. Zaburi icyubahiro cy'Imana. Tujye gusenga Imana. Imana y'umunsi iguhereze kuba muri Kristo Yesu. Iyo uri muri Kristo Yesu Uwiteka kurwanira iyo ntambara. Intambara wari ufitiye umugoroba kubwo guhemburwa n'Imana. Imana igukureye izi ntambara mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Imana igukureye intambara mu izina rya Yesu. Reka guhanurire, hari Imana ishaka kurwanira iyi ntambara kubwo kuba muri Kristo Yesu. Hari Imana ishaka gucecekesha amagambo bavuze ku buzima bwawe yuko utazagira icyo wimarira, ariko hari Imana ishaka gucecekesha amagambo ukagira icyo wimarira mu buzima. Baravuze ngo uzatora ubukwe, ariko reka mutangarize ngo hari Imana ishaka kugukorera bakabibona kubera ko muri Kristo Yesu. Zaburi ya 11.